twe twumva bamukatira kubera ko burani no gusebya ababyeyi kugira ngo aze twaje gukingiza nawe ahetse igipupe. Byari mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ku kigo nderabuzima cya Kabarore giherereye mu karere ka Gatsibo nibwo haje kumvikana inkuru y'umugore ngo wari umaze igihe kinini ahagaragara ahetse igipupe, ariko bamwe mu babyeyi bagakeka ko ari umwana aba yaje gukingiza, nyamara ngo yazaga yitwaje iki gipupe mu mugongo ndetse yanagifurebye, aho ngo yabaga agamije kwiba abaturage telefone nk'uko abo baturage basobanura uko baje kumuvumbura. Uriya mu mama ukuntu nari muzi ubushe twaje gukingiza sigeze ahangaha umudamu yari kwicaranye abura telefone, abuze telefone aba ari njye basaka we yagiye, maze kugenda kongera gukingiza ku bwa kabiri nabwo uriya mama yari kwicaranye nawe abura telefone. Ndavuga ndari ko biri kose umuntu wari ahangaha ndambonye isura ndayifite, mukurikire ngeze hasi ndamubura. Mubuze uyu munsi njya gukingiza mu gitondo aza imbere yanjye, aje imbere yanjye ngo nirasura ndayizi. Noneho ninjiye aho twakingirizaga ndamubura, mubuze nza kumubona aje kwicara iruhande rwanjye, nawe se mada umwana warangana iki ko duhora duhurira ahangaha, umwana wangana iki ko ndi kubona adakura. Arambwira ngo kubera iki se, ndavuga nti nyine nuko duhora duhurira ahangaha nimbwira amezi uje gukingiza. Arambwira ngo wanjye nagahinja. Ndavuga nti ntari sinzi ukuntu yarebye hirya nkora nkozeho numva n'uruntu ruri gufobegana. Ndavuga noneho mpita mbakujya kubwira muganga nti nasi wa mugore urutwiba. Abanye ngiye kubwira muganga arahaguruka ariruka, yirutse mbwira muganga ntabwo kurikira bodara arirutse, ahita yiruka ahita mugaruye atwikuriye tubona n'igipupe. Nuko tubibona gutyo rero. Ababyeyi muri kuvuga ngo mwumiwe. Kumbe rwose ahubwo bamwe twikanze kubona ko ari icyana kinini mu mugongo tukabona ari urupapa heza. Nyuma y'uko uyu mugore afashwe hahise haboneka umuturage yaraherutse kwiba telefone nabwo ayimwibiye kuri iki kigo nderabuzima, ndetse ntiyigeze ahakana ko iyi telefone yayibye, ahubwo yahise yishyura ibihumbi 100. Yabyemeraga ko yakwibye ntago abihakanye. Yabyemeraga ko yayibye, ayemera no kumushyura. Akwishyura ngahe? Gusa icyo kuri ama telefone cyabigeze ngo kuko buri munsi azano kandi akaza ahetse ahetse igipupe. Ibi byashyize urujijo mu baturage bibaza impamvu uyu mugore yaba ahora kuri iki kigo nderabuzima ahetse igipupe ndetse yagifurebye nk'aho ari umwana. Ubundi basaba inzego zibishinzwe ko bakora iperereza bakamenya nyirizina icyamugenzaga, dore ko bamwe bakekaga ko ashobora no kuba yabibira abana. Twatekereje ko yaje yitwaje uwo mwana ndetse mu mugongo kuko igihe tuza gukingiza umwana ukamusasira nk'imbere y'agace ukamuryamisha warangara ngo cyeka yagutwarira umwana, wabibwirwa n'iki kutari mu mutima ngo umenye cyamugenza. Rero ndumva ari ndengakamere biranakabije biteye n'agahinda cyane, yashebije ababyeyi rwose kuriya mu mama avuze namukatira pe kuko ashebeje ababyeyi 100%. Twe twumva bamukatira kubera ko burani no gusebya ababyeyi kugira ngo aze twaje gukingiza nawe ahetse igipupe. Bakaba bamukatira nk'imyaka nk'itanu akamanza kumva akamanza agafata amasomo ku yatazongera kuza yitirira ngo aretse kandi atetse burani no kudusebya. Umuyobozi mukuru w'ikigo nderabuzima cya Kabarore Gatsinzi François nawe yemeje ko yaba bagana iki kigo nderabuzima ndetse n'abagikoramo bari bamaze iminsi bataka ikibazo cyo kubura amatelefone, ariko atangaza ko nyuma y'uko uyu mugore afashwe bahise bihutira kumushyikiriza inzego zibishinzwe ngo zikomeze kumukurikirana. Ubwo byagaragaraga ko iyo abadamu bazagukingiza asanga buri wese akenshi yataha ko yabuze telefone. Ubwo rero bitewe n'uko twashyizeho ingamba twagerageje kumenya umuntu ushobora kuba atwara izo telefone. Ubwo rero twashyizeho ingamba zo kugira ngo tumenye umuntu uwo ari wese uje ikimuzanye. Niho haje kugaragara rero ko uriya mubyeyi yaje ahetse igipupe afite gahunda yo kwiba amatelefone y'ababyeyi. Icyo twakoze nk'ubuyobozi baje barabimbwira kubera ko ababyeyi bari batangiye kumwanjama basa nkaho bamugota, namufashe mushyira muri office nganira nawe, ndetse ahita hagaragara n'undi muntu yaramaze iminsi atwaye telefone. Umubyeyi arabyemera atubwira ko aza nyine afite gahunda yo kwiba telefone. Nta kindi cyabaye rero twamushyikirije inzego zibishinzwe RIB, ubu ari mu maboko ya RIB kugira ngo akomeze bakurikirane icyo kibazo ndetse n'abana ashobora kuba yaribye biba byaba ngombwa akaba yanabariha. Twashoje gutunganya iyi nkuru uyu mugore wahoranaga igipupe mu mugongo abeshya ko ari umwana imyirondoro itaramenyekana neza, dore ko bamwe bavuga ko asanzwe atuye mu kagari ka Bukomane ariko abandi bakavuga ko asanzwe avuka i Kigali. Gusa abaturage bakavuga ko atari ubwa mbere bamubonye, dore ko ngo no mu bindi bice bitandukanye ngasanzwe akoramo ubu bujura, ariko kuri ubu ngubu inzego zibishinzwe zikaba zari zamaze kumuta muri yombi ndetse n'iperereza rikaba rikomeje, ariko abaturage bagakomeza gusaba ko
yakurikiranwa byimbitse ndetse bakamenya impamvu nyamukuru yaba imutera guhorana igipupe mu mugongo. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo.